Muraho neza? Twese tuzi ko imihango ari ikimenyetso cy'uko umubiri w'umukobwa cyangwa se umubiri w'umugore ukora neza. Ariko se bishoboka gute ko umugore cyangwa umukobwa ajya mu mihango ariko ntabashe gutwita? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ibintu bitandukanye bishobora gutuma umugore cyangwa umukobwa adatwita kandi ajya mu mihango uko bikwiriye. Niba nawe uri mu bashaka kumenya impamvu zitera kudatwita kandi umuntu ajya mu mihango, umva kino kiganiro kugeza ugisoje, uraza gukuramo amakuru mpamo, wunguke n'inama z'icyo gukora mu gihe icyo kibazo cyabayeho, maze ugarure ibyiringiro byo gutwita no kubyara, ukaba umubyeyi wizihiwe. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma umukobwa cyangwa umugore adashobora gutwita nubwo yaba ajya mu mihango, akaba adakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro, akaba abana n'umugabo neza bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Dore bimwe muri byo. Icya mbere ni imiterere y'ibibazo ku rwego rw'imyororokere. Agapuwe ka mbere. Imitsi y'imiyoborantanga ishobora kuba ifunze. Iyo imiyoboro itwara intanga z'umugabo igana ku mura ifunze, intanga z'umugabo ntizishobora kugera ku igi ngo haboneke gusama. Agapuwe ka kabiri. Mu gihe ufite ibibazo ku mura. Hari igihe umugore cyangwa se umukobwa aba afite ikibazo ku mura gishobora gutuma adasama nubwo yaba ajya mu mihango. Agapuwe ka gatatu ni endometriose. Endometriose ni indwara ibaho mu gihe hari agace k'inyuma y'umura kaba karagiye ahandi kadakwiriye kuba, bigatuma gutwita bigorana. Iyi endometriose ni uburwayi bw'inyama y'imbere mu mura yitwa endometre. Endometre ni igice gitwikiriye imbere y'umura w'umugore, iyo cyagiye ahandi rero hatari imbere mu mura, kikaba kigiye aho kitagenewe, habaho endometriose. Icyo gihe umuntu akaba ashobora kudatwita kandi ajya mu mihango, akora n'imibonano mpuzabitsina neza, kuko icyo gice cya endometre mu buzima busanzwe kiba gishinzwe kwakira intangangore yamaze guhura n'intangangabo, hakabaho implantation, kikongera kigashingwa nanone kugaburira urusoro rukiri rutoya. Urumva niba icyo gice kidahari ntago gusama kugomba kubaho. Ikintu cya kabiri kibuza umugore cyangwa umukobwa gutwita ni ikibazo ku mikorere y'imisemburo. Agapuwe ka mbere, kutagira uburumbuke cyangwa se ovulation. Umukobwa cyangwa se umugore ashobora kujya mu mihango ariko umubiri we nturekure intangangore, bityo ntihabeho ubushobozi bwo gutwita. Agapuwe ka kabiri ni uko afite utubyimba dutoya turi imbere mu mura, hanyuma hakabaho ihungabanya ry'imikorere y'uturemangingo two mu dusabo tw'intangangore, bigatuma uburumbuke cyangwa se ovulation itabaho neza. Agapuwe ka gatatu ni imisemburo idakora neza. Hari igihe umubiri udakora imisemburo nk'uko bikwiriye, bityo ugasanga nubwo hari imihango ntihabeho ubushobozi bwo gutwita, kubera ko umubiri ntabwo uba wagejeje ku gipimo gikwiriye cy'imisemburo. Ari hahandi umugore aba afite imisemburo mikeya, ni ukuzamufasha ukazumva ngo naka bamwongerereye imisemburo abasha gusama. Ntabwo baba bamuhaye imisemburo ituma asama, ahubwo baba bamwongereye imisemburo yari afite kugira ngo yiyongere noneho igere ku gipimo cyo kuba yabasha gusama. Ikintu cya gatatu gishobora kubuza umukobwa cyangwa se umugore gutwita kandi ajya mu mihango ni imyaka cyangwa imiterere karemano. Imyaka y'uburumbuke iri hafi kurangira aribyo twita perimenopause. Hari abagore batangira nko kugira imihango idasanzwe, ugasanga wenda mbere y'uko bahagarika burundu kujya mu mihango, imihango yabo igenda ihindagurika kandi ubushobozi bwo gusama buba bwaragabanutse bukaba bukeya.
icyo gihe nabwo urumva ntabwo yashobora gusama. Agapuwe ka kabiri, mu gihe umuntu kuva kera nubwo ajya mu mihango aba yariye ingumba ariko atabizi. Hari hamwe bafite ibibazo karemano bituma batabasha gutwita nubwo baba bagaragara mu gihe cy'imihango ko ari normal. Mu buryo bw'imihango agakurikirana neza ku kwezi ntiyirenze, akagira na time rwose iri normal itari irregular, ariko ugasanga ntabwo ashobora gutwita. Uwo rero mu buryo karemano aba afite heredité yo mu miryango yo kuba ari ingumba, yo kuba atabyara. Ikintu cya kane gishobora gutuma umukobwa cyangwa umugore adatwita kandi ajya mu mihango uko bikwiriye ni imibereho. Agapuwe ka mbere, umuvuduko ukabije w'ubuzima cyangwa se stress. Kugira stress cyangwa ubuzima buri ku muvuduko wo hejuru bishobora guhungabanya imisemburo, bigatuma ovulation itabaho neza cyangwa se bigatuma uburumbuke butabaho neza. Nta burumbuke rero nta gutwita. Agapuwe ka kabiri ni ukurya nabi cyangwa se kugira ibiro biri hasi cyane, nabyo bishobora gutuma umubiri udakora imisemburo neza maze ntihabeho gusama. Agapuwe ka gatatu ni imiti imwe n'imwe nayo ishobora gutera icyo kibazo cyo kudatwita cyangwa se gusama ku muntu kandi ajya mu mihango neza uko bikwiriye. Hari imiti ishobora gutuma ovulation ihagarara. Urugero ni imiti imwe n'imwe nk'ivura kanseri, imiti ivura indwara z'uruhu cyangwa se imiti imwe ivura depression. Ikintu cya gatanu gishobora gutuma umukobwa cyangwa se umugore adatwita kandi ajya mu mihango ni igihe cyo gukora imibonano gishobora kuba atari cyo. Gutwita bibaho gusa igihe imibonano ibayeho ihuriranye n'uko umugore yarekuye intangangore. Ni ukuvuga mu gihe umugore ari muri ya minsi yo gusama, ari mu minsi y'uburumbuke, nta gukekeranya guhari. Naho mu gihe imibonano ibaye nta burumbuke burimo, umugore atari mu gihe cya ovulation, amahirwe yo gusama aba make cyane, kabone n'ubwo waba udakoresha onapo. Ikintu cya gatandatu gituma umukobwa cyangwa se umugore adatwita ni ukuba warakunze kurwara ama-infection urinaire. Agapuwe ka mbere k'uburyo infection urinaire zishobora kubuza umugore cyangwa umukobwa gutwita. Infection urinaire iyo itavuwe neza, mikorobe zishobora kuzamuka zikagera mu mura cyangwa zikagera mu miyoborantanga. Iyo zigeze mu miyoborantanga rero bitera kubyimba cyangwa kugira udusebe muri iyo miyoborantanga, bigatuma intanga z'umugabo zidashobora kugera ku ntangangore ngo habeho fecondation. Ibi bigatera infertilité tubaire cyangwa se ubugumba butewe n'imiyoborantanga yazibye. Agapuwe ka kabiri k'uburyo infection urinaire ishobora gutera kudatwita niyo infection yazamutse ikagera mu mura, ishobora gutera endometrite. Iyi ni infection y'imbere mu mura. Iyo bikomeje rero ugasanga infection ziza zisubiramo, bishobora gutera indwara ikomeye yo mu nda ishobora gutuma utuyoborantanga twifunga burundu. Urumva niba imiyoborantanga yifunze burundu, nta kintu cyo gukorwa kindi, hahita habaho infertilité définitive, hahita habaho kudasama mu buryo bwa burundu. Agapuwe ka gatatu k'uburyo infection urinaire ishobora gutera kudasama ni uko infection urinaire irimo mikorobe zishobora gutuma ibice by'imbere bijyamo acide nyinshi cyangwa se imyanda yangiza intanga, maze iyi acide ikica intangangabo. Nta ntangangabo n'imwe yageramo ngo irokoke mu gihe umugore afite acide nyinshi indani, maze intangangore ikaguma yigunze itegereje ko intangangabo izayigeraho, ariko ntigirweho ngo habeho gusama kuko intangangabo iba yarapfiriye mu nzira. Agapuwe ka kane k'uburyo infection urinaire ishobora kubuza umugore cyangwa umukobwa gutwita ni uko infection zishobora gutera stress nyinshi mu mubiri. Harimo abagore bamwe na bamwe bagira infection urinaire ariko bashobora kugira amahirwe yo gutwita. Ariko ikibazo kibaho iyo infection urinaire zigenda zirepeta zisubiramo, umugore akagira amahirwe agatwita, ariko uko ziguma zigaruka zishobora gutera inda kuvamo, cyangwa zigatera kubyara umwana utagejeje igihe, cyangwa umugore akashobora kugira ibyago umwana yazanavuka akavukana na infection urinaire bikazamuha akarande akaba yazagira ibyago noneho we nyirizina byo kutabyara.
Ikintu cya karindwi gishobora gutera umugore cyangwa umukobwa kudatwita kandi ajya mu mihango ni imiterere y'umugabo we. Umugabo nawe ashobora kuba intandaro yo kudatwita k'umugore bitewe n'uko intanga z'uwo mugabo ari nkeya kandi zidafite ubuzima, maze ntizigere aho zagombaga kugera ngo umugore asame. Cyangwa se umugabo akaba afite uburwayi bwo mu myanya ndangagitsina butuma adashobora gutera inda. Ibyo bikaviramo umugore cyangwa umukobwa n'ubundi kudatwita. Ikintu cya munani gishobora gutuma umugore cyangwa se umukobwa adatwita kandi ajya mu mihango uko bikwiriye ni ukuba yarigeze gukuramo inda ku bushake. Gukuramo inda ku bushake bishobora gutuma hatabaho gutwita kubera ko bishobora gukomeretsa imbere mu mura cyangwa se bigakomeretsa imiyoborantanga. Niyo imiyoborantanga yakomeretse cyangwa se imbere mu mura hagakomereka, haraza kubaho infection. Iyi infection nimara kubaho ntago intanga izigera ibona uburyo ki itambuka ngo igere ku ntangangore kubera ko habaho gusama gusa mu gihe intangangabo yahuye n'intangangore. Urumva niba mu nzira harimo bariyeri ntabwo intangangabo izabona aho kunyura ngo umugore atwite. Ikintu cya munani gishobora gutuma umukobwa cyangwa umugore adatwita kandi ajya mu mihango uko bikwiriye ni ukuba yarigeze gukuramo inda ku bushake. Gukuramo inda ku bushake bishobora kubuza kongera gutwita bitewe n'uburyo byakozwemo. Hashobora kubaho gukomereka mu mura cyangwa se hakabaho gukomereka kw'imiyoborantanga. Ibi bitera infection y'imbere bigatuma habaho kubyimba kudasanzwe, kushe y'imbere ikangirika ku buryo hatongera kubaho ovulation ihamye ku buryo umuntu yasama, cyangwa se ugasanga iyo inflammation igumamo izahita ikora limite, ikore bariyeri, ntihazagire intangangabo yongera kurenga ngo igere mu gice aho fecondation igomba kubera, bityo bikarangira bikuruye ubugumba cyangwa kutabyara ku mukobwa cyangwa umugore kandi ajya mu mihango uko bikwiriye, atajya yirenza ukwezi, bimwe abantu bita kwigimba, kandi atarigeze ajya no murona. Inama naguha dusoza, niba umaze igihe kinini ujya mu mihango ariko ukaba udatwita, ni byiza kwegera muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kugira ngo bagusuzume hakiri kare. Ugomba kandi kwita ku isuku y'imyanya ndangagitsina kuko indwara nyinshi zandurira mu nzira y'inkari cyangwa mu mibonano zishobora kubangamira uburumbuke bw'umugore cyangwa uburumbuke bw'umukobwa maze ntatwite. Ugomba kandi kugira imibereho myiza, urya indyo yuzuye, ukora siporo, uruhuka bihagije, unirinda stress. Ndagushimiye. Tugezeho icyifuzo cyawe cyangwa se ikibazo cyawe ndetse n'igitekerezo cyawe muri komenti cyangwa kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Mugire amahoro nakagaruka. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.